ngira ngo uyu mugabo uri kubona hano bavuga ko yakoze imyaka 20 ari muri moruge ndetse akaza gupfa akakirwa n'uwo yibarutse wari waritabye Imana, atanga ubuhamya bwe avuga ko muri moruge habaye abazimu biteye ubwoba, ndetse anemeza neza ko abahakana ko abazimu babaho ari uko aba atarahura nabo. Uyu mugabo yavuze ko yapfuye akongera akazuka. Ngira ngo ku mateleviziyo menshi wagiye umubonaho, abantu benshi bamukozeho ibiganiro ndetse nawe yakoze ama interview menshi ari gusobanura nyine uburyo yakoze muri moruge imyaka igera kuri 20, ntagire ikibazo ahura nacyo, ndetse akaza no gupfa akongera akazuka, ndetse ngo naho ikuzimu bavuga rwose akaba yarahabonye. Reka tunyure mu byo yagiye agarukaho avuga ku bijyanye n'igihe yakoze muri moruge, uburyo yajyaga yumva imirambo iri kwivugisha, ndetse n'uburyo yaje gupfa akagera ikuzimu agasanga umwana we wari waritabye Imana ari ikuzimu, ndetse ni naniwe waje kumwakira igihe yari amaze kwitaba Imana, ariko nyuma akaza kongera agakanguka. Ngira ngo uyu mugabo niba utamubonye cyangwa se utumvisha ibiganiro yakoze, ndagira ngo wumve ubuhamya bwe yatanze avuga ko yakoze imyaka igera kuri 20 akora muri moruge, ndetse akaza no gupfa akongera akazuka. Ngiye tugiye kubana ndi Isaac Sibomana, ndagira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Urupfu ni ikintu kitamenyerwa, nubwo buri wese azi ko ariyo nzira azanyuramo. Iyo baruvuze uhinda umushyitsi, yewe kabone niyo waba urengeje imyaka 100, abo mu muryango wawe n'inshuti babucura imiborogo kuri uwo munsi rwose aba ari ikibazo, kubera ko baba babuze umugenzi cyangwa se umuntu w'ingenzi mu buzima bwabo. Uko gutinya urupfu ni nako bigenda ku wapfuye, nubwo abo mu muryango we baba bababajwe no kumubura, ariko kujya kumusezera, kumureba mu maso bikora mbarwa. Mu basanzwe umurambo uratinywa. Urupfu ni ikintu kitamenyerewe, nubwo buri wese azi ko ariyo nzira azanyuramo. Iyo baruvuze ahinda umushyitsi, uwapfuye kabone niyo yaba arengeje imyaka 100, abo mu muryango we n'inshuti zabucura imiborogo yo kumubura ubwabo aba ari myinshi, kubera kubura umuntu w'ingenzi mu buzima bwabo. Uku gutinya urupfu ni nako bigenda ku wapfuye, nubwo abo mu muryango we baba babajwe no kumubura, ariko kujya kumusezera, kumureba mu maso bikorwa imbarwa. Mu busanzwe umurambo uratinywa ku buryo bukomeye cyane. Niba kureba uwapfuye ari ikibazo kuri bamwe, urumva gukora mu buruhukiro hamwe hakirirwa imirambo buri kanya byoroshye. Hari uherutse kumbwira ko umushahara wamuha ko waba ungana kose atakora iyo mirimo, ati narya duke nkaryama kare. Uwo kandi niwe muntu ubona ko ari ntaho nikora, ariko akakubwira ko yahitamo kubaho nabi ngo gukora ako kazi akabireka. Bishingira ku ntekerezo nyinshi z'abantu bahaye umwanya zimwe z'imyuka mibi. Abazima ko abantu bapfuye bagaruka mu yindi shusho iteye ubwoba, byose bigatuma inkuru zijyanye n'urupfu, abapfuye n'ibindi bitera ubwoba. Icyakora nubwo bimeze uko, kuri Ngarambe Asile ukora mu bitaro bya kaminuza bya Kigali Cuku, izo ni imvugo zidafite aho zishingiye. Uyu musaza w'imyaka 76 amaze imyaka 20 akora mu buruhukiro morgue, aho hahandi imirambo y'abitabye Imana yose inyuzwamo, akayishyira ahabugenewe kugeza ije gutorwa na ba nyirayo.
abishwe n'indwara, impanuka n'ibindi byose bamunyuzwa imbere ndetse akakira imirambo y'abaturutse hanze y'ibitaro, agafasha mu gupima imirambo, gufata impagararizi zayo, hagasuzumwa indwara runaka n'ibindi, n'imirimo ubona ko akora kubera ubumuntu n'icyubahiro agomba ikiremwa muntu. Iby'uko ari akazi kamutunguye umuryango bikaza nyuma. Ngarambe amaze imyaka 43 mu bijyanye no gutanga serivisi z'ubuvuzi, kuko yabwinjiyemo kuva mu mwaka w'1982. Akora mu cyumba babagiramo hamwe, yatunganyaga ugiye kubagwa, muganga agasanga yamutunganyije cyangwa se agasanga buri kimwe cyose kiri ku murongo. Haje inkuru yo kwirukana abatarize nawe, kuko yari muri abo agendamo. Icyakora ubumuntu, ubunararibonye n'ubunyangamugayo bimuranga bituma agarurwa, ashakirwa undi mwanya utuma akomeza kubaho. Ahabwa akazi muri serivisi z'uburuhukiro. Uyu musaza uvuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweremana, arakomeza ati: "Numvise bantumaho bambwira ko bashaka kunkoresha mu nzu z'uburuhukiro. Sinazuyaje kuko n'ubusanzwe nakoraga mu cyumba babagiramo. Ntabwo byanteye ubwoba kuko n'ubundi iyo umuntu yitabaga Imana muri icyo cyumba, nitwe twamushyiraga aho mu nzu cyangwa se aho mu buruhukiro. Mu gitondo arabyuka akajya mu kazi, akambara ibimurinda kuba umubiri we wahura n'uwapfuye, ni ukuvuga itaburiya, udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki, agapfuka umunwa, inkweto ndende n'izindi, ndetse mu gihe ibyorezo agateganyirizwa imyenda idasanzwe. Iyo amaze kwikwiza, Ngarambe yinjira mu cyumba cy'uburuhukiro, agabarizwa firigo cyangwa se agatunganya firigo aza kubikwamo imirambo ishobora kuza. Akamenya ko zikora neza, akareba niba imirambo iri mu zindi itangiritse, mbese ikintu, kuko ibyo byose nyine ariwe biba bireba. Iyo bamuzaniye umurambo, kuko yatojwe, aba azi imyenda agomba kuwushyiraho kugira ngo udashyuha cyane ukangirika. Akamenya uko agomba kwitwara mu gihe hari abaje kureba umurambo wabo, hirindwa imyitwarire yatuma afatwa nk'umushinyaguzi n'izindi. Uretse imirambo ituruka mu bitaro imbere, Ngarambe anafasha abazanye imirambo yo hanze mu gihe hategerejwe umunsi wo kubashyingura. Byose akabikora kinyamwuga, mu myitwarire ye ya kimuntu. Ati: "Hano nahaje mpazi, nta kibazo hanteye. Iwanjye nabo nta kibazo byabateye, kuko bari basanzwe bazi ko nkora mu bitaro, bazi ko iyo ukora mu bitaro akazi kose uhawe wagakora. Nubwo ari akazi kaba gatunze umuntu gukora mu buruhukiro, ni ahantu bahakora ahura n'abantu benshi bababaye, bijyanye nacyo kintu cy'uko urupfu rutamenyerwa, buri wese aba yumva uwe atagenda. Ukora aho aba agomba kwigengesera birenze, gukorana umurava, kuko bitabaye uko ushobora gufatwa nk'umushinyaguzi, mu gihe abandi baba barenzwe n'agahinda ko kubura uwabo.
Ni ingingo Ngarambe yasobanuye rugikubita, aho agira ati ntabwo wabona umuntu yagize ibyago nawe ngo ugaragaze ko ntacyo bitwaye, urabihanganisha, ukirinda no kuvuga amagambo menshi, ukitonda, ukabasobanurira neza ko umurambo wabo ubikwa muri kiriya cyumba cy'ubukonje, ukabereka n'ibibujijwe mu buryo butaba bukwiye kugira ngo, cyangwa se ibiba bibujijwe kugira ngo umurambo wabo utaza kwangirika.